buri munsi urakora, uragurisha ndetse wakira amafaranga, ariko se urabizi niba urimo kunguka cyangwa guhomba? Ibi si ikibazo cy'umwe, ahubwo ni ikibazo rusange, kuva ku mucuruzi wo ku isoko kugera ku kigo kinini. Abatsinda si ababona amafaranga menshi, abatsinda ni abamenya kuyacunga. Naho accounting itangirira. Ururimi rw'ubucuruzi cyangwa language of business mu ndimi z'amahanga. Ijambo accounting rikomoka ku rurimi rw'Igitaliyani, rituruka ku ijambo comptable risobanura kubara cyangwa kubarura. Mu buryo bworoshye, accounting ni uburyo bwo kwandika, kubara no gutanga amakuru ajyanye n'amafaranga n'umutungo by'ikigo cyangwa umuntu. Iyo tuvuga ko accounting ari ururimi rw'ubucuruzi, ntituba dukoresha imvugo gusa. Mu bumenyi, ururimi rubaho kubera impamvu. Rubaho kuko abantu bakeneye gusobanukirwa, gutumanaho no gufata ibyemezo bishingiye ku makuru ahari. Accounting yavutse kubera izamuka ry'ubucuruzi ndetse n'ivunjisha ry'imitungo. Bityo rero, kugira ngo dusobanukirwe accounting neza, tugomba gusubira inyuma tukareba aho ururimi rwatangiriye. Si mu mashuri, si muri banki, ahubwo ni mu buzima busanzwe bw'abantu. Mu bihe bya kera, igihe abantu batangiye gucuruza, barenze ibyo biboneraga ku munsi. Habayeho ikibazo, bati ni gute wabika amakuru y'ibanze y'ibyo utunze? Ni gute wamenya ibyo wagurishije, ibyo wasigayemo n'ibyo ugomba? Ibi nibyo byatumye abantu bo mu Misiri, Mesopotamiya no mu Buroma batangira kwandika amakuru y'imari. Ibi ni byitwaga accounting uko tuyizi uyu munsi, ariko byari intangiriro yayo. Naha haje Luca Pacioli. Luca Pacioli yavukiye mu Butaliyani, ahitwa San Sepolcro mu mwaka w'1447. Yabaye musenyeri cyangwa se uwo twita friar wo mu muryango w'Abafaransisko, kandi yari umuhanga mu mibare, ubumenyi ndetse n'uburezi. Mu gihe cye, Ubutaliyani bwari igicumbi cy'ubucuruzi bw'i Burayi. Imijyi nka Venice, Florence na Genoa yari yuzuye abacuruzi bakora ubucuruzi mpuzamahanga. Abo bacuruzi bakoreshaga uburyo bwo kwandika imari, ariko ubwo buryo ntibwari bwarashyizwe mu nyandiko za siyansi, kandi nta n'uwari warabyigishije nk'isomo ryihariye. Ubucuruzi bwari bufite uburyo bwo kwandika imari, ariko ntibwari bufite amahame asobanutse yo kubwigisha no kubusobanura. Mu mwaka w'1994, Luca Pacioli yasohoye igitabo cyitwa Summa de Arithmetica Geometria Proportionia
Proportionality. Muri iki gitabo hari igice cyihariye cyasobanuraga uko abacuruzi bo mu Bataliyani bandikaga ibikorwa byabo by'imari bakoresheje double entry system. Luca Pacioli ntiyahimbye accounting, ahubwo yarayisobanuye ayishyira mu murongo ndetse ayigira ubumenyi bushobora kwigishwa, gusoma no gusuzumwa. Niyo mpamvu amateka amwita se wa accounting ya kijyambere cyangwa se father of modern accounting mu ndimi z'amahanga. Luca Pacioli yapfuye mu mwaka w'1517, ariko igitekerezo cye cyakomeje kubaho kigakomeza gukoreshwa imyaka irenga 500 kugera no mu Rwanda rw'iki gihe. Kuva kuri Luca Pacioli, accounting yahindutse system ifite amategeko ndetse n'amahame. Yabaye uburyo bwo kwandika ibikorwa by'imari, igikoresho cyo kugenzura imari n'ururimi ruvuga ukuri k'ubucuruzi. Niyo mpamvu uyu munsi banki zitanga inguzanyo zishingiye kuri accounting. Leta igenzura imisoro ikoresheje accounting, n'ubucuruzi bwose haba ubuto n'ubunini ntibushobora kubaho neza budafite accounting. Ibi nibyo byagejeje accounting ku rwego rwo kwinjira mu mashuri, mu bigo by'ubucuruzi no mu miyoborere y'igihugu. Ariko se accounting yageze ite mu Rwanda? Ni gute yahindutse igikoresho cy'ingenzi ku bucuruzi buto n'ubuciriritse, ku bigo bya leta no ku bukungu bw'igihugu? Mu Rwanda accounting ntabwo yaje nk'igitekerezo cyigenga, yaje yerekejwe n'iterambere ry'ubucuruzi, amategeko n'imiyoborere. Accounting yabaye igikoresho cyo kubaka ubukungu bufite gahunda. Uyu munsi irashingira ku mahame mpuzamahanga, ifasha igihugu kugenzura imari, guteza imbere ubucuruzi buto n'ubuciriritse no kubaka icyizere mu bukungu. Accounting ikora ite mu by'ukuri? Reka tubivugeho nabyo. Accounting itangirira ku nyandiko z'ibanze, izo bita source document. Izi ni nka invoice, receipt, bank slip cyangwa payment voucher. Izi zemeza ko transaction yabaye cyangwa igikorwa cy'imari cyabaye. Aya makuru arafatwa akandikwa muri journal, aho buri transaction yandikwa hifashishwa double entry system. Debit kuri konti imwe na credit ku yindi. Nyuma ayo makuru yimurirwa muri ledger, aho buri konti yandikwa ukwayo. Iyo ibyo birangiye hakorwa trial balance ndetse hagakorwa ibyo bita adjustment. Ibyo byarangira amakuru ashyirwa hamwe hagategurwa financial statement. Izo harimo income statement igaragaza inyungu cyangwa igihombo, hari balance sheet igaragaza umutungo, imyenda n'imari ya nyiri ikigo, hakaba cash flow statement igaragaza uko amafaranga yinjiye n'uko yasohotse. Iyi niyo nzira ituma accounting ihinduka ururimi rutanga ishusho nyayo y'ubucuruzi. Reka dufate urugero. Umucuruzi wo mu isoko yaguze ibicuruzwa by'ibihumbi 100,
abigurisha 150. Invoice na receipt izo zari source document 50. Aya makuru yandikwa muri journal akajya muri ledger, hanyuma muri income statement hagaragaye profit 50. Ibi ibyo bituma accounting itaba imibare gusa, ahubwo ikaba igikoresho cyo gufata ibyemezo. Muri iyi documentary turasobanura accounting kuva aho yatangiriye, uko ikora mu bikorwa bya buri munsi, uko inyandiko z'imari zitunganywa kugeza ku gukora financial statement, ndetse n'akamaro kayo ku bucuruzi n'igihugu. Nje muri kumva kuri radiyo zanyu nitwa Nibyose Eric. Ushaka kumpamagara wampamagara kuri 079 499 80 25, cyangwa ukanyandikira kuri email elianibyose@gmail.com. Mbahaye ikaze. Ese ibaruramari rigabanyijemo ibice bingahe? Reka nabyo tubivugeho. Hari financial accounting cyangwa se ibaruramari ry'imari. Financial accounting itanga amakuru y'imari, igaragaza inyungu cyangwa igihombo business yabonye mu gihe runaka. Ibi ibyerekanira muri income statement, yerekana umutungo, igishoro ndetse n'imyenda by'ikigo. Ibyo ibyerekanira muri balance sheet, yerekana kandi uko amafaranga yagiye yinjira n'uburyo yagiye asohoka muri business. Ibi ibyerekanira muri cash flow statement. Niyo mpamvu buri company ikenera financial accounting kugira ngo ibone icyizere. Hari management accounting cyabibaruramari ry'abayobozi. Management accounting ikoreshwa imbere mu kigo, ifasha abayobozi gufata ibyemezo by'ubucuruzi, kugenzura ibikorwa, gutegura budget no kugenzura ibiciro. Iyi accounting nifasha business gukora neza buri munsi no kugera ku ntego zayo. Buri munsi no kujya ku ntego zayo. Hari kandi cost accounting cyangwa ibaruramari ry'ibiciro. Cost accounting ireba ibiciro by'ibikorwa n'ibicuruzwa. Ifasha kumenya igiciro cy'ibicuruzwa, kugabanya igihombo no kongera inyungu. Ni ingenzi mu bucuruzi bwagutse n'inganda. Hari n'indi yitwa tax accounting cyangwa se ibaruramari ry'imisoro. Tax accounting ifasha business gutegura no kwishyura imisoro neza, ikubahiriza amategeko ya leta kandi ikurikirana obligation zose z'imisoro. Hari kandi forensic accounting cyangwa se ibaruramari ry'ubugenzuzi. Forensic accounting ikoreshwa mu gucukumbura amakosa, uburiganya no kurwanya ruswa. Iyi accounting ni ingenzi mu gucunga umutungo no gukumira ibyaha by'imari. Hari kandi auditing cyangwa ubugenzuzi bw'imari. Auditing ni uburyo bwo kugenzura neza accounting n'amakuru y'imari y'ikigo, hamenyekana ko yizewe kandi yujuje amahame y'ibaruramari. Iyi ni accounting y'inyuma y'ikigo
ifasha gutanga icyizere ku bantu bakoresha ayo makuru. Iya nyuma ni government cyangwa se public sector accounting, ibaruramari rya leta. Public sector accounting ikoreshwa na leta n'ibigo byayo, igafasha kugenzura imikoreshereze y'imari ya rubanda, gutegura budget no kugaragaza accountability ku baturage. Nyuma y'ibi wahita wibaza uti ni ayahe mahame cyangwa ibitekerezo by'ibanze accounting igenderaho? Accounting principles cyangwa amahame y'ibaruramari harimo accrual basis. Iravuga ngo ugomba gushyira transaction muri period yabereyemo utagendeye ku gihe amafaranga yishyuriwe. Hari consistency, ivuga ngo mugomba gukora raporo y'imari. Hari ihame ryitwa consistency rivuga ngo ugomba gukora ibintu mu buryo buhoraho. Wahita wibaza uti ese ni ayahe mahame ya accounting? Hari prudence concept kandi isobanura ko muri accounting inyungu zibarwa iyo zamaze kumenyekana neza, ariko igihombo kigahita kibarwa iyo giteganyijwe. Ibi ni ukugira ngo hirindwe inyungu zitarabaho. Iyi concept kandi ituma amakuru y'imari agaragazwa mu buryo bwitondewe, bwizewe kandi budashukana. Hari kandi matching principle ivuga guhuza inyungu n'ibiciro byakozwe. Hari going concern concept ivuga ko tugomba kwizera ko ikigo kizakomeza gukora. Hari materiality concept kandi ivuga ko tugomba kwibanda ku bintu bifite ingaruka nyinshi. Hari business entity concept ivuga ko ubucuruzi butandukanye n'umuntu ku giti cye. Ibyo bishatse kuvuga ko imitungo yawe igomba gutandukana n'iya business, amafaranga yawe agatandukana n'aya business, ukagira konti yawe nka nyiri business nayo ikagira iyayo, n'ibindi, ku buryo business na nyiri business baba batandukanye. Hari money management concept ivuga ko ibikorwa byose bibarwa mu mafaranga. Hari periodicity concept ivuga ko igihe cy'ibaruramari kigabanyijemo period, nka buri kwezi, buri mezi atatu, buri mezi atandatu cyangwa buri mwaka. Hari kandi historical cost concept ivuga ko umutungo ubarwa ku giciro waguriweho tutitaye ku giciro uri kugura ubu. Hari kandi historical cost concept ivuga ko umutungo ubarwa ku giciro waguriweho tutitaye ku giciro uri kugura ubu. Hari kandi duality concept ivuga ko buri transaction igomba kugira debit na credit, igaragaza ingaruka ebyiri zabayeho. Wakibaza uti inzira ya accounting itangirira ikarangirira he, cyangwa icyo twita accounting cycle mu ndimi z'amahanga? Inzira ya accounting itangirira ku cyo twita source document cyangwa se inyandiko z'ibanze. Source document ni inyandiko zemeza ko transaction yabaye, niyo soko yose y'amakuru y'ibaruramari. Muri source document twavuga nka invoice. Invoice ni inyandiko yerekana ibicuruzwa cyangwa serivisi byaguzwe ndetse n'amafaranga yagombaga kwishyurwa. Twavuga kandi nka receipt cyangwa se inyemezabwishyu ikwereka ko amafaranga yishyuwe.
invoice ni inyemezabuguzi, mu gihe risiti ari inyemezabwishyu. Ubwo invoice yerekana amafaranga agomba kwishyurwa, naho risiti yerekana ko amafaranga yishyuwe. Ni ukuvuga ngo invoice itangwa n'umucuruzi akayiha umuguzi amwereka amafaranga agomba kwishyura, naho risiti umucuruzi ayiha umuguzi yemeza ko yishyuye. Mu zindi source document harimo nka bank statement, ikwereka amafaranga yinjiye cyangwa yasohotse kuri konti yawe ya banki mu gihe runaka. Mu zindi source document harimo nka payment voucher cyangwa se cash voucher, ni inyandiko yerekana amafaranga yishyuwe ku kintu runaka. Mu zindi source document harimo nka sales order, proforma invoice, purchase order, delivery note, good received note, credit note, debit note, petit cash voucher, cheque, deposit slip, mobile transfer slip, payroll register, payroll slip, attendance register, employment contract, VAT return, pay schedule, withholding tax certificate, tax assessment notice, stock card, bin card, inventory count sheet, asset purchase invoice, asset register, disposal note, loan agreement, rental agreement, insurance policy, partnership deed, share certificate, journal vouchers, memorandum, management reports n'izindi nyinshi. Nk'uko twazumvishe, source document zemeza ko transaction yabaye, ziha accounting amakuru yizewe, ndetse zituma objectivity principle ikurikizwa. Kadufata urugero, niba umuguzi agiye kugura ku mucuruzi ibicuruzwa by'ibihumbi 100, umucuruzi ahita amuha invoice yanditseho ibihumbi 100. Umuguzi amara kwishyura, umucuruzi ahita amuha risiti iriho ibihumbi 100. Iyi risiti yerekana ko umuguzi yishyuye amafaranga ibihumbi 100. Ubwo invoice ibimeze nk'iri kwishyuza umuguzi, yamara kwishyura bamuha risiti ikaba yemeza ko yishyuye. Nyuma ya source document dukurikizaho kurikodinga muri book of prime entry cyangwa mu bitabo by'ibanze. Book of prime entry naho amakuru ava muri source document yandikwa mbere yo kujya muri ledger. Ibi bitabo bifasha no gutunganya amakuru neza. Ibikubiye muri byo harimo nka sales journal cyangwa journal y'ubucuruzi, yandikwamo sales zose zakozwe kuri credit, ibyo twacuruje ku mwenda. Hari kandi purchase journal cyangwa journal y'ibicuruzwa, yandikwamo purchase zose twakoze kuri credit, ibicuruzwa byose twaguze ku mwenda. Hari kandi cash receipt journal cyangwa journal y'amafaranga yinjiye, twandikamo amafaranga yose yinjiye kuri cash cyangwa kuri bank. Hari kandi cash payment journal cyangwa journal y'amafaranga asohoka, twandikamo amafaranga yose yasohotse haba muri cash cyangwa muri bank. Hari general journal, twandikamo transactions zidasanzwe cyangwa adjusting entries. Hari kandi petit cash journal cyangwa journal y'amafaranga matoya. Nyuma yo kurikodinga muri book of prime entry, tuhita tujya gupostinga muri ledger. Ledger ni iki? Ledger ni igitabo cy'imari cyerekana buri konti ukwayo, urugero cash ukwayo, sales ukwayo n'izindi zose. Buri konti ijya ukwayo, buri konti iba ifite debit na credit. Ledger ituma business ibona amateka yose y'imari, ndetse nidufasha gukora trial balance. Trial balance ni iki? Trial balance ni urutonde rw'ibiri muri ledger, ikorwa hagamijwe kureba niba toto ya debit ingana na toto ya credit. Nyuma ya trial balance hakorwa adjustment zirimo accrued expense, accrued income,
prepaid expense, depreciation, bad debt n'ibindi. Izo adjustment zamara gukorwa hagakorwa trial balance after adjustment. Nyuma yaho tujya gukora financial statement cyangwa raporo z'imari. Financial statement ni raporo zitanga ishusho nyayo y'ubucuruzi, zikubiyemo income statement cya raporo y'inyungu n'igihombo. Hari balance sheet, raporo y'umutungo n'umwenda. Hari cash flow statement, raporo y'amafaranga yinjiye n'ayasohotse. Ndakeka accounting inzira yayo twayumvishe. Ubutaha tuzakomeza n'ibindi, twibanda ku gukosora ingero kugira ngo tumenye accounting muri pratique. Ndetse hari n'ibindi byinshi tutabonye kubera video bigomba kuba noya, biracyari byinshi cyane, ndabashishikariza kuzabikurikira. Muri iyi documentary twabonye ko accounting yatangiriye mu bihe bya kera, uko Luca Pacioli yayishyize mu murongo, ndetse nuko yahindutse igikoresho cy'ingenzi mu bucuruzi n'ubukungu bw'isi yose. Twamenye ko accounting atari imibare gusa, ahubwo ari ururimi rutanga amakuru y'ukuri ku mutungo, inyungu ndetse n'imyenda y'ikigo. Twatanze urugero rw'umucuruzi wo mu isoko, twerekana uko yatangira ibaruramari rye kugeza abona profit, amenya uko amafaranga yinjira n'ayasohora, kandi abasha gufata ibyemezo byubakiye ku makuru yizewe. Twize inzira y'ibaruramari itangirira kuri source document, hagakurikiraho book of prime entry, hagakurikiraho ledger, hagakurikiraho trial balance, hagakurikiraho adjustment, ndetse hagakurikiraho preparation of financial statement, ubundi bagaclosing. Accounting si igitekerezo cy'ubwenge gusa, ni igikoresho cy'ingenzi cyo gucunga umutungo, gukurikirana ibikorwa by'ubucuruzi no kubaka icyizere mu bukungu. Uyu munsi nimba uri umucuruzi, umuyobozi cyangwa umuntu ushaka gutangira business, ushobora gutangira gukoresha accounting uko bikwiye, ukurikije amahame yayo nk'uko twayavuze. Ibi bizagufasha kubona amafaranga neza, kwirinda guhomba no kubaka ubucuruzi burambye. Mu gusoza, accounting si ukurikirana imibare gusa, ni ururimi, ni igikoresho, ni ubumenyi, kandi ni inshingano. Icyo twize muri iyi documentary ni uko accounting ishobora guhindura ubucuruzi bwawe, ikubaka ubushobozi bwo gufata ibyemezo byiza, kandi ikagufasha gutera imbere mu buryo bwubakiye ku makuru nyakuri. Rero inama nakugira ni ugutangira gukoresha accounting uyu munsi. Accounting si ikintu cya kera gusa, ni igikoresho cya none kandi kizagufasha ejo hazaza hawe n'ubucuruzi bwawe. Mwakoze kubana nanjye, ndabashimiye, kandi tuzakomeza kubana. Wifuza ubufasha, nimero yanjye nayivuze, ni 079 499 80 25. Ndabashimiye.